Yeah, ladies and gentlemen, this is Mr. Kawa on the top. Mbwira ati yuko iki cyegeranyo kigezweho hamwe nanjye Mr. Kawa wabaje kugikurikirana ndetse neza gatanu kuri Mr. Kawa TV show kugira ngo ubashe kubona amwe mu makuru abaje kugenda atrending gatanu kuri gatanu nuko ukora subscribe, like, comment, share kugira ngo ibintu byose bigene neza. Numwe mu bastari kandi bakaba barakoze ibintu bigiye bitangaje ku rwego rwo hejuru. Uyu mugabo ni umwe mu bantu bakoze ibintu bitangaje cyane mu myaka ya kera kugeza n'ubu ngubu. ni umwe mu bagabo abantu bafata nk'icyitegererezo gikomeye cyane. Sylvester Stallone, uyu mugabo akaba yaramenyekanye ku izina rya Rambo cyangwa se Rocky Balboa. Ni umwe mu bagabo bakomeye cyane kandi bakoze ibintu bitangaje mu isi ya none mu ruhando rwa sinema. Uyu mugabo nakubwira ko yarebye izuba mu 1946 tariki 6 z'ukwezi kwa karindwi. Avukiye hitwa Harley Kitchens muri New York, United States of America. Uyu mugabo Sylvester Stallone akaba afite imyaka 74. Ni umwe mu bagabo bakoze ibintu bikomeye cyane kandi bitangaje. Avuka kuri Frank Stallone, uwo nguwo ni papa we. Mama we akaba yitwa Jackie Stallone. Ni umwe mu bagabo bakomeye cyane, akaba afite abana bashika muri 6: Serge Stallone, Sylvester Stallone, Sergio Stallone, Sophia Stallone, Stallone Scalde, Almond Stallone. Umwana we witwa Serge akaba ari imfura yiwe. Uyu Serge Stallone akubwira ko yaje gutabaruka muri 2012 aho yaje kwicwa n'umutima. Uyu mwana akaba ari imfura y'uyu mugabo Sylvester Stallone cyangwa se Sylvester Stallone John Rambo. Uyu mugabo nakubwira ko uyu mwana yaje gutabaruka muri 2012. Uyu muhungu we bakaba baraze ko banakina n'indi filime itangaje cyane. Gusa umwana w'imfura yaje kuba yatabaruka. Uyu mugabo akaba azwi ku izina rya Sly Stallone. Ni amazina ye bamwitaga mu rugo iwabo havuga. Ni umwe mu bagabo bakomeye cyane mu ruhando rwa sinema kandi bakoze ibintu bikomeye cyane. Sylvester Stallone ni umwe mu bagabo bagiye bakina amafilime agiye atandukanye. Rocky Balboa akaza kuba yarakina n'izindi filime nyinshi cyane zikomeye kandi zakunzwe muri iyi si ya none. John Rambo akina n'izindi nyinshi cyane zakunzwe cyane mu myaka ya hakera. Aho ni no bita Sylvester Stallone kandi akafite abana bagera muri 5 nko nagiye mbikubwira kandi bakomeye cyane ku rwego rwo hejuru. Uyu mwana wa Sylvester Stallone nakubwira ko yari afite imyaka 28 akaza kuba yari yarashatse. Yari afite abana babiri. Uyu wo bita Serge Stallone, uyu nakubwira ko ngo ari umuhungu wa Sylvester Stallone Rambo. Yabe, ladies and gentlemen, kugira ngo ubashe kumenya amwe mu makuru kandi abashe gutrendinga gatanu kuri gatanu, akanda subscribe, ukole like, comment, share kugira ngo ubashe kubona amwe mu makuru abashe gutrendinga kuri Mr. Kawa TV show. By'umwihariko Mr. Kawa nicyo kinyamakuru kibasha kukugezaho amakuru kandi aziye ku gihe, amwe mu makuru kandi ashobora kuba yagufasha mu buzima bwawe. Na hande wakora amakuru y'ukora atari kuri Mr. Kawa TV show. Yabe, uyu mugabo Sylvester Stallone nakubwira ko ari umwe mu bagabo bakomeye cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aho yaje kuba yategura filime bita Rocky Balboa, ariko manager w'iyo filime cyangwa se director w'iyo filime nigeze yifuza yuko yakinamo. Ahubwo bifuzaga yuko yabahereza iyo script yanditse wagakomeza ubuzima bwe bakamwishyura $300. Nyuma yaho iyo filime ntazabashe kuyigaragaramo. Sylvester Stallone ni umwe mu bagabo batigeze babikunda cyangwa se batigeze babikozwa. Yaje kubyanga. Nyuma yo kubyanga uyu mugabo baje kumwishakira ku giti cyabo, baza kumushakisha hasi no hejuru. Bamuhereza amafaranga menshi atabarika kandi niyo filime aje kuba yayigaragaramo nk'umu actor ukomeye cyane. Sylvester Stallone ni umwe mu bagabo bakomeye cyane mu ruhando rwa sinema ndetse no muri Hollywood. Akaba ari umu actor ukomeye cyane ku rwego rwo hejuru. Ni umwe mu bagabo bakomeye cyane. Nakubwiye ko uyu mugabo afite imyaka 74.
akavukiye muri New York. Ni umwe mu bagabo bakoze ibintu bikomeye cyane ku rwego rwo hejuru. Sylvester Stallone uyu mugabo nakubwira ko yaje kuba yakora accident mu mwaka wa gana mu 2014. Uyu mugabo yaje gukora accident, imodoka yikubita mu mazi. Abantu bari bazi yuko uyu mugabo agiye gupfa kandi atazongera kubaho, ariko yaje kubaho. Ni umwe mu bagabo rero bakoze ibintu bitangaje cyane ku rwego rwo hejuru, ku buryo ubwawe ushobora kureba filime yakinnye ukikanga ukavuga ati ibi ni amayobera, ntabwo ibi bintu bishoboka. Nta wundi n'uwo bita Sylvester Stallone Lambo. Ukora subscribe, like, comment, share kugira ngo ubashe kubona amakuru abashe gutrendinga kuri Mr. Gao TV show. Do the best, do the well like as a professional as Mr. Gao on the top. Mwubwira ati rero n'ubundi ushobora kutubona kuri online yacu. Frequency yacu rero bayita 29.5. Aho ngaho abashe kubona amakuru 5 kuri 5 kuri Mr. Gao TV show. Sylvester Stallone ni umwe mu bagabo bakoze ibintu bikomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no ku isi hose. Mu mwaka wa 2019 yaje kongera kina filime bita Lambo, aza kongera kuyisubiramo igice cya 5. Iyi filime Lambo ni filime yakunzwe cyane ku rwego rwo hejuru, ku buryo byaje gutuma uyu mugabo yongera kuyisubiramo bitewe n'ukuntu abantu bayikunze. Sylvester Stallone Lambo. Uyu mugabo yagiye akina amafilime menshi cyane agiye atandukanye, kandi amafilime yagiye akundwa n'abatari bake cyane ku rwego rwo hejuru. Umugabo wakunzwe n'abatari bake cyane muri iyi si ya none, urubyiruko, abantu bashaje, muri rusange yakunzwe n'abantu bose b'ingeri zose. Ni 5 kuri 5 rero kugira ngo ubashe kubona amakuru abashe gutrendinga ni kuri Mr. K on the top. Tukaba tugiye kuba twavuga murabizi ko ikintu kiba kiturangamije mu buzima no kuvuga amateka cyangwa se ibyegeranyo cyangwa se tumwe mu tuntu n'utundi tuba twararanze isi yacu cyangwa se twararanze ubuzima bwacu turimo muri kano kanya. Tugiye kuvuga ku bantu twakwita abantu bagira inyinya. Abantu bagira inyinya rero ni bamwe mu bantu bakunda kuba bakundwa ku rwego rwo hejuru cyane kuruta wowe uko ubitekereza. Ukurikirana rero utwo tuntu n'utundi, cyangwa se niba ugira inyinya urabasha kwita umenya uko uhagaze, cyangwa se ubuzima bwawe uko buhagaze, cyangwa se uburiwe muri kano kanya, cyangwa se umenye uko uteye, cyangwa se umenye icyo byagufasha kuba ufite inyinya n'uburyo wabanamo n'abantu. Ikintu cya mbere kiranga abantu bagira inyinya, ikintu uzasanga ku bantu bagira inyinya ni abantu bagira amahirwe mu buzima bwabo. Ibintu byose agerageje kandi bikunda gucamo. Ni umwe mu bantu batajya baluzinga amahirwe. Ni abantu bizera kandi bakabasha kugera ku rwego rwo hejuru mu byo byose bakora, cyangwa se ibyo byose bagerageza barabikora kandi bigacamo. Abantu bafite inyinya ni bamwe mu bantu bakunzwe cyane ku rwego rwo hejuru. Ni abantu babasha no kubana n'abantu kandi basha kuba byabateza imbere no kugera ku rwego rwo hejuru kurusha uko babitekereza. Icya kabiri ku bantu bagira inyinya, ni abantu bagira umugisha. Ni abantu bagira umugisha ku rwego rwo hejuru, bakunda guhura n'imigisha yabo cyane. Bahura n'abantu babahereza ibintu byinshi, amakado agiye atandukanye. Nakubwira ko umuntu ugira inyinya mu rukundo ni wa muntu uhora uhabwa amagift n'umukunzi we, nawe ubwiwe atazi uburyo byagenze makisanga yahawe amakado agiye atandukanye. Umuntu ugira inyinya rero ni umwe mu bantu babasha kugira amahirwe, cyangwa se bakabasha kugira imigisha cyo twakwita blessing.
ahantu aho ari hose muri sosiyete abayemo, abasha kuyibamo neza kandi ku rwego rwo hejuru, ku buryo umuntu wese umubonye amwibonamo kandi akabona ko ari umuntu ukwiriye kuba yaba ari kumwe nawe. Ni abantu baremamo abandi icyizere ku rwego rwo hejuru, ku buryo umuntu wese yaba ari kumwe nawe akavuga ati uyu muntu akwiriye kuba yagendana nanjye cyangwa se akwiriye kuba yaba inshuti yanjye. Ni abantu batajya baluzinga kandi bakunda ikintu cya competition. Mu gihe bari muri competition, icyo ni icya gatatu ku bantu bafite inyinya. Mu gihe bari muri competition barahatana ku rwego rwo hejuru, ndetse ku buryo babasha kuba baba abantu batsinda cyane. Birukanyira ikintu bita competition mu buzima bwabo. Iyo umuntu cyangwa se umuntu ufite inyinya, iyo ari gukompeta, ni umuntu ushobora gukompeta paka ageze ku byishimo byiwe. Bafite utunyabugingo cyangwa se uburyo bateyemo cyangwa se uburyo baremyemo, bibasha kuba byatuma babana neza n'abantu kandi bakagera kuri byinshi cyane. Abo ni abantu bafite inyinya. Yabe ukomeza ukurikirana byinshi cyane ku bantu bafite inyinya, nawe wenda wasanga urimo kandi mu buryo utatekerezaga. Ikindi cya kane, babasha kwita ku kintu icyo ari cyo cyose, bagiha agaciro cyane. Mu gihe bakoze contribution y'ibintu runaka wenda bashaka kugeraho mu buzima bwabo, niba ari muri company cyangwa se groupe runaka, niwe muntu ufata iya mbere kwita ku kintu icyo ari cyo cyose iyo contribution ikigamije. Usanga aribo ba head of the master cyangwa se the plan, babasha kuba batekerereza abandi kandi ibintu byose bikagenda neza cyane kuri gatanu kuri gatanu. Abo ngabo ni abantu bafite inyinya kandi ni abantu babasha gukundwa cyane ku rwego rwo hejuru, kuruta uko wabitekereza cyangwa se kuruta wowe uko wamufata uko ariko kose. Gusa abantu bafite inyinya ni bamwe mu bantu nyine bakundwa n'abantu, ugasanga nyine ni wa muntu uhora uri smile, ari sympathetic. Igihe icyo ari cyo cyose abantu bari kumwe nawe bahora bishimye, kandi ni abantu barimo abandi icyizere cy'ubuzima, ku buryo ejo yakurememo icyizere mu gihe wari wihebye, ukumva yuko uri umuntu kandi ukwiriye kongera kubaho ufite icyizere cy'ubuzima. Abantu bafite inyinya niko bameze kandi ni nako bateye, nta n'icyo babahinduraho. Icya gatanu ari nacyo cya nyuma, ni ba bantu usanga ntibakunda akarengane mu bantu. Wenda tuvuge ni urugero, ashobora gusanga hari umuntu wagiriye undi mugenzi we nabi, bikamutusha ku mutima, akumva yakora ikintu cyose gishoboka ku buryo yahamagara ubutabera kugira ngo uwo muntu arenganurwe. Ni abantu baharanira ukuri, ni abantu barengera ubuzima bwa muntu ndetse n'ibidukikije muri rusange. Abo ngabo akaba ari abantu bagira inyinya. Icya gatandatu kuri aba bantu bagira inyinya, igihe icyo ari cyo cyose bahorana ibyishimo kandi bahora bishimye cyane. Ni wa muntu udashobora kuba watekereza yuko ahora ababaye, ahora aseka. Ni umuntu utazasanga akenshi yarakaye. Kurakara kwiwe mu buzima bwiwe usanga ari ibintu biri kure cyane. Iteka ryose umuntu ufite inyinya ahora yishimye, nk'uko nagiye mbikubwira, kandi abantu bose bahora bumva yuko bagendana nawe bitewe n'ukuntu uyu muntu ahorana ibyishimo cyane ku rwego rwo hejuru. Ikindi wamenya ku bantu bagira inyinya, ari nacyo cya karindwi, babasha gukora ibintu byose bishoboka kugira ngo bazite ku gihe icyo ari cyo cyose cy'ubuzima bwabo ejo hazaza. Barategura bagategurira n'ubuzima bwabo ndetse n'ababakomokaho kugira ngo batazabaho nabi. Iteka ryose aba bantu bafite inyinya bakora ibintu byose bishoboka kugira ngo umuntu wese ubakomokaho cyangwa se ubafitanye isano azabashe kugira ubuzima bwiza. Ariko nanone uyu muntu ufite inyinya, icyo wamumenyaho, nubwo aseka agakora ibyo byose kandi agakora ibyiza cyane,
ndetse abantu bakagenda bamwiyumvamo cyane ku rwego rwo hejuru. Ni umuntu udakunda umuntu umubeshya. Iteka iyo umubeshye kugira ngo azongere kukugirira icyizere biba bigoye cyane. Bisaba niba ubana n'umuntu ufite inyinya umwitwararikeho neza kandi ugerageze kumubwira ukuri, kuko iyo utamubwije ukuri muratandukana. Kandi kugira ngo uzongere kuba inshuti ye y'uyu muntu ufite inyinya aba ari ikintu kigoye cyane. Ni abantu bagira ikintu bita sixième sens. Iyo umubeshye abasha kubimenya. Ni umuntu utabasha kubwira ikintu icyo ari cyo cyose kigendanye n'ikinyoma ntabashe kugutahura. Aragutahura cyane rwose kurusha uko wabitekerezaga. Abo ngabo rero akaba ari bamwe mu bantu bagira icyo twakwita inyinya. Rero uyu nguyu cyangwa se niba ufite inshuti yawe ifite inyinya, menya ngo rero niba agomba kuba yujuje bene ibingibi wagiye wibonera n'amaso yawe ndetse uburyo twagiye tubigarukaho. Ladies and gentlemen, Mr. Girl on the top like our story for rero ubashe kuba wamenya byinshi ijyane. Noneho ngiye kuba nakubwira ibihugu, urabizi ko n'utuntu n'utundi nyine, ibihugu bya mbere muri Africa, kuri uyu mugabane wa Africa bimaze kuba byagira iterambere ku rwego rwo hejuru. Ladies and gentlemen, rero ubashe kuba wakomeza gukora subscribe, like, comment, share kugira ngo ubashe kumenya byinshi cyane ku rwego rwo hejuru, kugira ngo ubashe kugenda utahura byinshi. Nuko ugomba gukora subscribe, like, comment, share kuri Mr. Girl on the top cyangwa se Mr. Girl TV show. Kugira ngo ubashe kumenya byinshi rero nuko ugomba gukora subscribe aho ngaho, ugende utahura byinshi cyangwa se utuntu n'utundi, ubashe kubimenya ndetse umubwira ati amakuru ayo ari yo yose, yaba ari mu Rwanda cyangwa se hanze y'u Rwanda cyangwa se East Africa cyangwa se irwota amasimbi Africa yose, kuri Mr. Girl TV show ubashe kuyabona 5 28 kuri 28 iminsi 7 kuri 7. Rero icyo ngiye kuba nakubwiraho ni ku bihugu byateye imbere cyane ku rwego rwo hejuru, ubu ngubu bikaba bigeze ku rwego rwo hejuru. Igihugu cya mbere hazamo Seychelles. Nakubwira ko iki gihugu cya Seychelles ni igihugu gifite miliyoni 1 y'idolari n'ibice 486. Ni miliyari 1 y'idolari n'ibice 486. Oh my god. Iki gihugu cya Seychelles akaba ari igihugu gikomeye cyane ku rwego rwo hejuru. Ku mwanya wa kabiri hakaza igihugu bita Mauritania. Mauritania ni igihugu cyo muri Africa. Iki gihugu akaba ari urwego rukomeye cyane ku gihugu cyo hejuru, kandi kibasha kuba cyagira ubutunzi no guhaza ndetse no gusangiza n'ibindi bihugu. Gifite biliyoni 12 z'idolari n'ibice 34. Akaba ari igihugu gikomeye cyane ku rwego rwo hejuru, kandi ni igihugu kibasha kuba cyagira ubutunzi cyane bunahaza ndetse n'amasoko agiye atandukanye muri Afrika ndetse no hanze y'ibihugu bya Afrika mu Burayi. Hakaza igihugu cya Algeria akaba ari igihugu kiri ku mwanya wa 3. Ni igihugu gifite ubushobozi bukomeye cyane ku rwego rwo hejuru. Uburyo abantu babo babayeho ku kigereranyo cya 73 n'ibice 3 babayeho neza cyane. Ni igihugu gifite biliyoni 170 n'ibice 41 z'idolari. Ni igihugu cya Algeria. Ni igihugu kibasha kuba cyagaburira amasoko yo hanze ndetse kikabasha no kuba cyagaburira n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye nk'i Burayi cyangwa se Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Algeria akaba ari igihugu ndetse cyo gusurwamo kandi akaba ari n'igihugu gifite umutekano cyane ku rwego rwo hejuru, kikaba cyaje ku mwanya wa gatatu. Hakaza igihugu bita Tunisia. Tunisia ni igihugu gikomeye cyane kandi kiri ku rwego rwo hejuru, kibasha kuba cyagaburira abantu bakaba bafite ubuzima bwiza ku kigereranyo cya 75.9. Gifite biliyoni 75.9. Ubwo biliyoni nko kuvuga miliyari 75.9. Ni igihugu gikomeye cyane kandi cyihagije ku bukungu, kibasha no kuba cyabasha guhereza abagituye ndetse no guhaza no gusangiza amasoko yo hirya no hino muri Afurika cyangwa se irwota amasimbi. Tunisia ikaba yaje ku mwanya wa 4. Ku mwanya wa 5 hakaza igihugu cya Botswana. Botswana ni igihugu gikomeye cyane kandi ku rwego rwo hejuru, kikaba cyaje ku mwanya wa 5. Ni igihugu gikomeye cyane kandi abantu bagituyemo babasha kuba bahazwa n'imibereho y'icyo gihugu. Ni igihugu kibasha guhaza abakigana cyangwa kigahaza n'amasoko hirya no hino muri Afurika yose cyangwa se irwota amasimbi. Gifite miliyari 67.6 z'idolari. Mu guhaza abakigana cyangwa se abaturage babo, bafite ubuzima bwiza bwa 67.6. Ni ukuvuga yuko babayeho neza kandi bagerageza kuba baba bafite ubutunzi buringaniye. Yabe ku mwanya wa 6, ladies and gentlemen, rero nkaba ibingibi ngiye kubivugaho ndetse nkabashe no kubyitondera 5 ngera ukomeza kuba kugeza iki cyegeranyo cya mistake on the top, agera nkubwira ndetse amwe mu mateka cyangwa se ibyegeranyo cyangwa se tumwe mu tuntu n'utundi tuba twaragiye turanga isi ya none tuba turimo. Yabe ku mwanya wa 6 hakaza igihugu cy'u Rwanda. Igihugu cy'u Rwanda ari nacyo gihugu cyacu. Icyo gihugu rero tugiye kukivuga, tugomba kukibanza kukireraho ndetse tukabasha kumenya byinshi, tunikomera amashyi cyane tunashimira His Excellency President Paul Kagame wakoze ikintu gikomeye guhera mu 1994 kuva jenoside yakorerwa abatutsi. Uyu perezida wacu President Paul Kagame akaba yarabaje gukora ikintu gikomeye cyane kugira ngo abanyarwanda n'abaturarwanda babeho neza, kandi igihugu cy'u Rwanda kikaba cyaje ku mwanya wa 6. Oh my god, iri janisha ryabashije kuba ryaza muri 2020 ukwezi kwa 12 tariki 29. N'izanisha rero ryaje rigaragaza uburyo ibihugu byo muri Afurika bibayeho ndetse n'uburyo ibyo bihugu biza muri top 10 y'ibihugu bifite imibereho myiza cyangwa se bifite ubushobozi buri ku kigereranyo kitari hasi. U Rwanda rero rukaba rwaje
terambere education nation. Oh my god, ni ibintu bikomeye cyane. Ku mwanya wa 9 haza Egypt ikaba ifite biliyoni 134.4 ku rwego rw'ejo. Egypt cyangwa se Egiputa ni hamwe mu gihugu cyangwa se ni kimwe mu gihugu gikomeye cyane cyateye imbere mu rwego rw'ejo mu guhaza amasoko ndetse no mu kugaburira ibihugu bigiye bitandukanye no mu gusangiza amasoko hirya no hino. Ku mwanya wa 10 hakaza igihugu bita Morocco. Iki gihugu gifite miliyoni 109.1. Akaba ari igihugu gikomeye cyane kibasha kuba cyahaza abaturage bacyo cyangwa se abakigana cyangwa se amasoko cyangwa se i Burayi cyangwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku rwego rwa 76.1. Ibi bihugu byose twagiye tuvuga muri kano kanya cyangwa se twagiye dusesengura ni bimwe mu bihugu bigiye bifite nation nziza cyangwa se education mu bumenyi cyangwa se imyigire hirya no hino kugira ngo abanyeshuri bazabashe kugira imyigire myiza. Ibi bihugu harimo n'u Rwanda ni top 10 ya tukaba twayabagejejeho muri kano kanya kuri Mr. Kao TV show. Ukomeza ukore subscribe, like, comment, share kugira ngo ibintu byose bashe kuba byagenda neza ku rwego rw'ejuru. Yaga nkomeze kubwira ati rero tukaba twateguye indi top 10 y'ibihugu bikomeye cyangwa se bifite umutekano muri Afrika. Ibihugu ushobora kuba wasura ugasura ibyo bihugu wumva nta mpungenge nta kibazo na kimwe ufite muri Afrika. Ku mwanya wa mbere ladies and gentlemen twikomera amashyi haza u Rwanda. U Rwanda ni urwa mbere mu bihugu byo muri Afrika bifite umutekano uhagije kandi ukomeye cyane. Igihugu cy'u Rwanda kiza mu bihugu bya mbere bifite umutekano kandi ibihugu wagakwiye gusohokeramo bifite imijyi myiza yihariye nka Kigali, i Musanze n'indi mijyi igiye itandukanye. Hakaza ku mwanya wa 2 igihugu bita Botswana ni igihugu gikomeye kandi gifite umutekano wihagije ku rwego rw'ejuru. Iki nacyo akaba ari kimwe mu gihugu ushobora kuba wasura kandi ukabasha kubona umutekano amasaha 24 kuri 24 nta kibazo na kimwe ufite. Ku mwanya wa 3 hakaza igihugu bita Mauritius ni kimwe mu gihugu cyo muri Afrika gikomeye kandi kimeze neza gifite ubukungu n'iterambere. Icyo gihugu cya Mauritius akaba ari igihugu ukwiriye kuba wasura ndetse igihugu wasohokeramo hari umutekano kandi ibyawe n'abawe bose bari mu nshingano za leta. Ku mwanya wa 4 hakaza igihugu bita Namibia ni kimwe mu gihugu kandi gikomeye kandi gifite ubutunzi buhambaye. Akaba ari kimwe mu gihugu gifite umutekano ukomeye cyane ku rwego rw'ejuru. Akaba ari igihugu cyiza wasohokeramo weho n'abawe bafite umutekano ku rwego rw'ejuru habe n'ikintu na kimwe cyabakoraho. Ku mwanya wa 5 haza igihugu bita Seychelles ni igihugu cyateye imbere muri Afrika kandi icyo gihugu kikaba gikomeye cyane. Abakigana bose barakirahira. Ni kimwe mu gihugu gifite umutekano ukomeye cyane ku isi. Iyo ugiye muri iki gihugu cyangwa se mu mijyi igiye itandukanye nta gihe na kimwe ushobora kuba wagira ikibazo kuko inzego z'umutekano ziba zarakajije umutekano ku rwego rw'ejuru ku bantu bagana ibi bihugu cyangwa se ku batuye ibyo bihugu ku buryo baba bisanzuye amasaha 24 kuri 24 bidegembya nta kibazo na kimwe bafite. Ku mwanya wa 6 haza igihugu cya Ethiopia ni kimwe mu gihugu gikomeye cyane muri Afrika kandi gifite umutekano uhagije. Abakigana bavuga ko ari igihugu gikomeye cyane cyiza kandi
gifite education cyangwa se imyigire myiza cyangwa se iterambere cyangwa se amahoro n'ituze mu gihugu cyabo n'umutekano. Hakaza ku mwanya wa karindwi igihugu bita Morocco. Morocco ni igihugu cyiza kandi giteye neza, gifite umutekano, abantu bakoreramo business kandi ku rwego rwo hejuru. Ni igihugu cyiza wakagombye gusohokeramo n'umuryango wawe cyangwa se n'ukunda, ukaba ufite umutekano ukomeye cyane ku rwego rwo hejuru. Morocco ni kimwe mu gihugu gikomeye cyane cyangwa se ni bimwe mu bihugu cyangwa se cyaje ku mwanya wa karindwi mu bihugu bikomeye cyane kandi bifite umutekano uhambaye. Ku mwanya wa 8 haza igihugu bita Lesotho. Lesotho ni igihugu gihana imbibi na South Africa. Iki gihugu nakubwira ko ari igihugu gitoya cyane, ariko icyo gihugu kikaba gifite umutekano uhambaye. Ni kimwe cyangwa se bimwe mu bihugu bifite umutekano hano muri Afurika. Icyo gihugu ushobora kuba wagisohokeramo n'abawe kandi mwese mumeze neza, inshingano za leta zikubahirizwa, mukabasha kubaho neza cyangwa se aho mwagiye cyangwa se mwasohokeye mukitabwaho. Bafite ibinyabuzima byinshi cyane bibasha kuba byashimisha ababigana cyangwa se abagana ibyo bihugu. Icyo cyari igihugu cya 8 bita Lesotho. Ku mwanya wa 9 haza igihugu bita Zambia. Zambia ni kimwe mu gihugu gikomeye kandi icyo gihugu gifite umutekano ukomeye mu bihugu bya Afurika bibasha kwita ku bantu cyangwa se bibasha kwita ku babigana cyangwa se mu bigerageza mu kugira umutekano. Ku mwanya wa 10 hakaza igihugu ari nacyo cya nyuma bita Kenya. Kenya ni kimwe mu gihugu gifite umutekano muri Afurika abantu bashobora kuba basura bakagitemberamo, kandi nanone akaba ari na kimwe mu bihugu bifite abashomeri batari bake cyane. Ni igihugu cyiza watemberamo, ni igihugu cyiza wajyanamo n'abawe bakagenda bishimira bakavuga ati iki gihugu ni kimwe mu gihugu watemberamo kandi gifite umutekano ku rwego rwo hejuru. Kenya. Ladies and gentlemen, ngira mbikubwira ati n'ubundi n'utundi tuba turi kugenda tubabwira hirya no hino kugira ngo tubashe kumenya byinshi bigenda bitrendinga 5 kuri 5 kugira ngo ubashe kumenya ibyo byose bishobora kuba byagenda bigira gute biguteza imbere, ndetse ukagenda uvuga ati ibihugu cyangwa se bimwe muri mu byo Mr. Gekao TV show iba yagiye tubwira bishobora kuba byadufasha kandi tukabasha kuba twagira ubuzima buzira umuze kandi tukamenya byinshi cyane bibasha kuba byatrendinga 5 kuri 5 cyangwa se amwe mu mateka cyangwa se bimwe mu bumenyi dushobora kugenda twiyungura mu buzima bwacu. N'ahandi rero wabikora atari kuri Mr. Gekao TV show rero nkaba ngiye kuba nakubwira ibihugu bya mbere muri Afurika bikennye kandi bifite abakene benshi cyane muri Afurika. Ku mwanya wa mbere haza igihugu cya South Sudan. South Sudan ni kimwe mu gihugu kirimo abirabura benshi cyane, gusa hari na North Sudan irimo abarabu. Iyi South Sudan nakubwira ko hariyo inzara nyinshi cyane ndetse n'abashomeri benshi cyane ku rwego rwo hejuru, kandi iki gihugu ntabwo gifite ubushobozi bwo kubasha kwita ku baturage bacyo, kubera ko ni kimwe mu gihugu cyangwa se ni bimwe mu bihugu bikennye cyane muri Afurika ku rwego rwo hejuru. Ku mwanya wa 2 haza igihugu cy'u Burundi. Burundi ni kimwe mu bihugu cyangwa se kimwe mu bihugu bidafite iterambere, kandi akaba ari bya bihugu bifite abashomeri benshi cyane ku rwego rwo hejuru, hamwe no kuba wabona umuntu ufite akazi mu Burundi aba ari ibintu bikomeye.
iki gihugu cy'u Burundi nakubwira ko gifite iterambere rikiri hasi cyane ku rwego rwo hejuru, kikaba cyaje ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa gatatu hakaza igihugu cya Malawi. Malawi nayo ni igihugu gikennye cyane muri Afurika, gikeneye ubutabazi bwa Afurika ndetse n'amahanga kugira ngo iki gihugu nacyo kizabashe kuzagera ku iterambere no kugera kuri byinshi cyageza ku baturage bacyo cyangwa se abakigana. Ku mwanya wa kane haza igihugu bita Niger. Niger ni kimwe mu bihugu bya Afurika bikennye cyane ku rwego rwo hejuru kandi bidafite n'iterambere. Kugira ngo abaturage b'icyo gihugu bazabashe kugera ku rwego rwo hejuru cyangwa se ku iterambere, bizasaba inzira nyinshi zikomeye cyane, kandi kugira ngo bazabashe kugira ubuzima bwiza bizabasaba inkunga z'amahanga. Ku mwanya wa gatanu haza igihugu cya Central Africa. Central Africa ni kimwe mu gihugu kiri hasi cyane kandi gifite abakene ku rwego rwo hejuru. Iki gihugu nakubwira ko gifite abantu benshi cyane bafite ikibazo cya bwaki cyangwa se ikibazo cy'imirire mibi bitewe n'uko iki gihugu kitihagije. Ku mwanya wa gatandatu hakaza igihugu cya Madagascar. Madagascar ni igihugu kiri ku mubumbe wa Afurika, nacyo kiri mu bukene cyane ku rwego rwo hejuru, akaba ari igihugu kitihagije kandi kitabasha guhaza abaturage bacyo. Abaturage bacyo bakubwira ko ari abakene cyane ku rwego rukabije cyane. Ku mwanya wa karindwi haza Democratic Republic of Congo. Congo ni kimwe mu bihugu bikomeye cyane kandi ibihugu bikize bifite ubutunzi, ariko bakubwira ko iki gihugu cya Democratic of Congo Republic, iki gihugu gifite ubutunzi kandi batazi ko bakoresha. Bakubwira ko iki gihugu cya Congo gifite amazahabu menshi cyane n'ubundi butunzi bugiye butangaje cyane, ariko abantu benshi batangazwa n'ukuntu igihugu cya Congo kiza ku mwanya wa karindwi mu bihugu bikennye cyangwa se mu bihugu bifite abaturage badafite intungamubiri cyangwa se badafite akazi cyangwa se ubushomeri, bafite ubushomeri ku rwego rwo hejuru cyane rukabije kandi ari abakene. Wakwitegereza Congo ukabona ni igihugu gitatse neza kandi ukabona ni igihugu gifite imbaraga nyinshi cyane, ukabona ni igihugu gifite ubutunzi bwinshi cyane, ariko ugatangazwa n'ukuntu iki gihugu gifite abakene benshi cyane ku rwego rwo hejuru. Ku mwanya wa munani hakaza igihugu cya Somalia. Iki gihugu cya Somalia nakubwire ko ari igihugu gihoramo intambara nyinshi cyane. Nakubwira ko iki gihugu gihuzemo gifite intambara imazemo hafi imyaka 30 isaga 40. Igihugu gihora mu ntambara. Ni igihugu gihora mu ntambara kubera yuko nakubwira ko Somali icukura amapetroli n'ibindi bintu byinshi bituruka ku butaka. Hahura intambara ndetse abaturage baho bahora bapfa cyane ku rwego rwo hejuru. Ikindi wamenya kuri Somali nuko abaturage b'iki gihugu ari abakene cyane. Kugira ngo bazabone iterambere, bazafashwa nk'ibihugu bya Londres, France, Amerika, Leta Zunze Ubumwe n'ibindi bihugu by'Uburayi kugira ngo igihugu cya Somali kizatere imbere. Ku mwanya wa 9 hakaza igihugu cya Liberia. Liberia ni kimwe mu bihugu bya Afurika ndetse bifite ubukene cyane, bifite n'abaturage bakennye cyane ku rwego rwo hejuru. Usanga kugira ngo umuntu azabashe kuba yatera imbere bizaba bigoye cyane, kugira ngo abashe kugera ku iterambere cyangwa se abashe kuba yakwinjiza amafaranga, kuba yakwinjiza nk'amadolari 500 ku mwaka, ni ibintu biba bigoye cyane kuko ubushomeri aba ari bwinshi cyane muri iki gihugu. Ku mwanya wa 10 hakaza igihugu cya Gambia. Gambia nacyo ni kimwe mu bihugu bikennye cyane ku rwego rwo hejuru muri Afurika. Iki gihugu nakubwira yuko kugira ngo kizatere imbere kizafashwa nk'ibihugu by'i Burayi cyangwa se nk'ibihugu bikomeye cyane, France, Londres, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu bikomeye cyane kugira ngo Gambia izatere hejuru cyangwa se izagere ku rwego rwo hejuru. Bizayisaba imbaraga zikomeye cyane ndetse no mu buryo bw'ubukungu ndetse n'uburyo bwa education.
ibigendanye n'uburezi cyangwa se guteza imbere abaturage b'iki gihugu, bizasaba ikintu gikomeye cyane ku buryo abantu bazabasha gutera imbere. Icyo ni igihugu cya Gambia. Ku mwanya wa 11 hakaza igihugu bita Eritrea. Eritrea ni kimwe mu bihugu bya Afurika nabyo bigaragaramo abakennye cyane ku rwego rwo hejuru, aho usanga abana batoya cyane baragwingiye kubera imirire mibi cyane. Iki gihugu nacyo cya Eritrea kugira ngo abaturage bacyo bazihaze mu biribwa cyangwa se bazagira iterambere ry'ubuzima cyangwa se bagere icyo bageraho, kizabasaba cyangwa se bizabazaba imbaraga nyinshi cyane no kuba bafashwa n'ibindi bihugu by'amahanga nk'uko nagiye mbikubwira, harimo Londres cyangwa se Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Londres cyangwa icyo twakwita UK, ubwami bw'Abongereza, kugira ngo bizabashe kuba byafasha iki gihugu cya Eritrea kugira ngo abaturage babyo babashe kuba batera imbere. Hakaza igihugu cya Mozambique ku mwanya wa 12. Mozambique ni kimwe mu bihugu ndetse bikennye kandi bifite abaturage bakennye cyane ku rwego rukabije. Kugira ngo umuturage w'iki gihugu azabashe kugira iterambere cyangwa se ubuzima bwiza, ntabwo bizigera bishoboka. Ahubwo ikintu uyu muturage azakora, bizaba ngombwa yuko azahunga iki gihugu cyiwe akajya irwota amasimbi nko muri za Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo azajye gushakisha amahahiro. Bimwe muri ibi bihugu nagiye nkubwira bikennye cyane yuko ari ibihugu 12. Ibi bihugu inzozi zabyo cyangwa se abaturage babyo batuye muri ibi bihugu, inzozi zabyo baba batekereza nuko bagomba kuba bagera ku butaka bwera, aribwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, France, Ubwongereza ndetse n'ibindi bihugu byo ku mugabane w'Uburayi. Ibaze niba umuturage azatekereza yuko kugira ngo azagire iterambere akaba yatekereza kujya imahanga, kubera yuko nta terambere riri mu gihugu cyiwe. Bizasaba imbaraga nyinshi cyane ndetse n'iterambere binasabe ubufasha bugiye butandukanye buturutse ku mahanga kugira ngo bazabashe kwita ku muturage wabo ndetse no guhaza isanzure ryabo cyangwa se ababagana. Ntibiba byoroshye kuba igihugu cyagera ku mwanya nk'uyu nguyu kibarwe mu bihugu bikennye cyangwa se bifite abakene benshi cyane, kandi bakubwira yuko ubukungu bwa mbere ari abaturage. Iyo abaturage badafite ubukungu, bishatse kuvuga yuko icyo gihe nyine igihugu ntabwo kizatera imbere, kuko imisoro n'ibindi byose bigenda bitandukanye cyangwa se ubushoramari cyangwa se ubucuruzi buzanwa n'abaturage. Mu gihe rero abaturage badafite ubwo bushobozi bwo kubasha kuba bakora ibyo byose, igihugu kigomba kugira abakene benshi cyane, kandi mu gihe badafite abashoramari bagiye baturutse mu bihugu bigiye bitandukanye, bishatse gusobanura ko igihugu kizakomeza kudindira mu iterambere kandi no kugira abakene benshi cyane, hiyongeramo ubushomeri, hiyongeramo n'ibindi birwara, hiyongeramo n'ibindi byinshi cyane, harimo ubujura, kwicana, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ibyo bihugu 12 nakubwiye, kuko ari ibihugu bifite abakene benshi, bishatse gusobanura ko ibyo bihugu binafite ukwicana kwinshi cyane ku rwego rwo hejuru. Abaturage bo muri ibyo bihugu baricana kugira ngo babashe kuba babona amaramuko. Ibihugu bidafite iterambere cyangwa se bifite abakene benshi, icyo gihe nta mutekano uba uri muri ibyo bihugu. Ladies and gentlemen, rero nk'abandi Mr. Girl tubigenda nkomeza kuba nakubwira amakuru aba yaragiye atrending 5 ndetse aba yaragiye aranga isi ku rwego rwo hejuru. Bamwita Lai Jealous rero n'umwe mu basore hariya muri Kampala cyangwa se umujyi wa Kampala mu Buganda. Uyu musore rero nakubwire ko yaje kuba yakora ubukwe. Oh my god. Yaje kuba yakora ubukwe ku wa gatandatu itariki 5 z'ukwezi kwa 12 2020. Uyu mugabo rero ku cyumweru, mu ijoro ryo ku cyumweru,
masaha atarenze 3 nyuma yo gukora ubukwe umuhungu wa Rutalo Richard wasezeranye n'uwo bita Lydia yahise yitaba Imana. Oh my God, ni ikintu kibabaje cyane. Oh my God, uyu musore Rutalo rero akaba yarababaje abantu batari bake cyane. Oh my God, nyuma yo kuba yakora ubukwe rero yahise yitaba Imana. Abantu bagiye bavuga byinshi cyane kuri uyu musore, bavuga yuko ari umwe mu basore bababaje abantu ku rwego rwo hejuru. Yup, ladies and gentlemen, nkomeza kuba nakubwira amwe mu makuru abasha gutrending around the world, ndetse amwe mu makuru abasha kuba agenda atandukana mu buzima bwawe. Akaba ari nayo mpamvu iyo ndi kuvuga ibyegeranyo mvuga nk'ibyegeranyo najye muri showbiz, ladies and gentlemen, nkahindura ijwi kuko mba ndi muri showbiz. Gusa ijwi aba ari rya rindi n'ubundi, nuko wenda mu byegeranyo mvuga gakeya ariko cyangwa se mu ijwi rituje, ariko muri showbiz ngerageza kuba nabikora like as a professionals, like a showbiz. Uyu wita rero Wema Sepetu. Uyu mukobwa wa Wema Sepetu muramuzi ko ari umunyamideli, nakubwira ko uyu mukobwa yaje kuba yaba Miss wa Tanzania, abashe kuba yagera ku rwego rwo hejuru, ndetse uyu mukobwa akora byinshi bikomeye muri Tanzania, aho yaje kuba yahagararira igihugu cya Tanzania muri Miss World, akaza no kuba yahabwa ikamba muri Tanzania igihe yabaga Miss wa Tanzania. Uyu mukobwa rero wamwitse Wema Sepetu mu minsi ishize yaje kuba yajya ku rubuga rwe rwa Instagram ndetse na Twitter na Facebook, aho yaje kuba yagaragaza uburyo uyu mukobwa ababaye ubwiwe. Nakubwira ko uyu ngo akaba yarahoze ari ex wa Diamond Platnumz, Juma. Uyu mugabo rero bayita Diamond Platnumz akaba ari nawe nyiri Wasafi. Uyu mukobwa rero Wema Sepetu yaje kuba yagaragaza amagambo akomeye cyane na taginga kuri Diamond. Yaravuga ati I'm very sick. Aranje mu magambo yaranditse ati nauma sana jamani, naomba nisamee, niombee sana kwa Mungu aniponye. Yaravuze ati rero tugenekereje mu Kinyarwanda ati inshuti zanjye ndababaye cyane ku rwego rwo hejuru, ndabasaba rero munsengere cyane, Imana imfashe kuko nanjye sinorohewe. Aho rero umuganga yaje kuba yamusaba, aramusaba ati rero wa mukobwa we Wema Sepetu, ikintu cyiza wakagombye kubwira abantu nuko wababwira indwara urwaye. Oh my God, mu minota mike rero uyu mukobwa celebrities ni Tanzania, Wema Sepetu yaravuze ati njyewe nanduye agakoko gatera sida. Ibintu byababaje abantu batari bake cyane, ku rwego rwo hejuru, bakavuga ati oh my God, ibintu batabaje kuba bakwakira ku kanya, kuko biragoye kuba wahita wakira the celebrities like biravuna guys, biravuna kuba umuntu yari star umukunda rero ukumva ararwaye. Ni ibintu biba bikomeye cyane. Rero umukobwa yaje kuba yatangaza yuko yanduye agakoko gatera sida. Oh my God, ni ibintu rero bitashimishije abatari bake, biranababaza cyane. Yapa rero hitwa muri Virginia muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hagaragaye umugabo rero ufite amasura abiri. Mu gahanga imbere afite isura, no mu mutwe w'inyuma ahangaha inyuma afite indi sura ifite amaso n'izuru.
abantu bavuga yuko nyine ari inyamaswa, abandi bakavuga ati ni ugukora kw'Imana. Bimwe mu bintu byatangaje abantu rero, uraza kubona amafoto y'uyu mugabo kuri Mr. Kale TV show, wibonera yuko uyu mugabo afite impanga ebyiri, ni ukuvuga imbere hari isura n'inyuma y'umutwe hari isura. Ni ibintu rero byatangaje abantu ku rwego rwo hejuru, bavuga ati ibi ntibyashoboka, ntabwo twabasha kubyiyumvisha mu buzima bwacu. Rero aho ngaho ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nakubwira ko wakagombye kumenya ibyo byose kuri Mr. Kale on the top. Rero ubashe kumenya byinshi cyane kugira ngo ubashe kubimenya, nuko nagiye mbikubwira ati urakora subscribe, like, comment, share, byinshi ubashe kubimenya 5 kwa 5. Ngiye komeza kubana kugeza iki cyegeranyo, niswa Mr. Kale on the top. Komeza ukore subscribe, like, comment, share, kandi ubasha kudukurikirana kuri online kuri 29.5. Iyo ni frequency yacu watwumviraho nka Mr. Kale TV show cyangwa se Mr. Kale radio. Ibintu byose bikagenda neza 5 kuri 5. Ukora subscribe, like, comment, share kugira ngo ubashe kubona amwe mu makuru aba yaragiye aranga isi yacu cyangwa se aranga icyumweru, byinshi biba byaragiye bitrendinga, ubasha beyaho. Rero muri Mozambique ejo bundi bafashe abantu bari bibye imodoka ya Range Rover, barangije bayishyira muri Daihatsu. Ni bino bimodoka yaryo babyita Daihatsu PJ Creta, babyita ngo iki man? Bayisura babyita ngo iki bro? Yafe. Aba rero bakaba bari bamwe mu bantu bamfasha gukora sound, ngomeza kubashimira kuri Mr. Kale TV show. Bino bimodoka rero bita Daihatsu, rero bikaba byaratwaye imodoka bayibye ahitwa, bayikuraga ahitwa Nkomazi bayijyana ahitwa Mpumalanga, aho inzego z'umutekano ndetse abapolisi b'icyo gihugu baje kuba babona iyi modoka ya Range Rover yari yibwe muri icyo gihugu cya Mozambique, yari itwawe n'ikamyo. Rero bakahita bafata abo bagabo babashe kuba bakwiba iyo modoka ndetse bakabasha kubata muri yombi. Ubu ngubu tuvugana bakaba bari mu maboko y'abashinzwe umutekano, baryozwa ibyo bakoze, ndetse iyo modoka ikaba yaraje kuba yasubizwa nyirayo. Ubu bita Zari Hassani cyangwa se The Boss Lady, uyu nakubwira ko ari mama w'abatoto wa Diamond Platnumz. Rero umukobwa wita cyangwa se umumama wita Zari The Boss Lady yaje kuba rero yagaragaza uburyo umwana we w'imfura ari umwana usa nka papa we cyane ku rwego rwo hejuru. Yabyaranye n'umutanzania we ariwe bita Diamond Platnumz, abyarana abana babiri bita Tifa Dangote, babyaranye umuhungu. Rero uyu mugore Zari The Boss Lady yaje kuba yagaragaza, aravuga ati umwana w'umuhungu wanjye wa mbere, the first born, asa nka papa we cyane, ubita Ivan Ssemwanga. Rero nakubwira ko Ivan Ssemwanga akaba ari umugabo w'umugande w'umushoramari ukomeye muri kiriya gihugu cya Uganda, ndetse akaza kuba yaraje kwitaba Imana. Uyu mugabo noneho agashya utari umuziho. Uyu mugabo Ivan Ssemwanga mu gihe yatabarukaga, bamuhambanye amazabu kumva ye, bashyiraho amafaranga, abantu batangira kurwana. Ibaze ariko bazi kuba abantu baranaringira bahera we, umuntu arapfuye umuherekeje nyamazabu n'amafaranga n'ibintu nk'ibyo ngibyo. Abantu rero murabizi ko Abagande ni bamwe mu bantu bakunze guteza akavuyo, bahise bayarwanyira hejuru y'iyo mva y'uwo mugabo. Hari n'abapolisi benshi cyane. Uyu mugabo Ivan Ssemwanga mu gihe yari yatabarutse, abo ngabo babasha kuba babakuraho. Uyu bita rero The Boss Lady yaje kuba yajya kuri social media, ndetse urubuga akunda gukoresha cyane rwa Instagram, agaragaza yuko umwana we w'umuhungu wa mbere ari gukura cyane asa nka papa we. Ari gukura asa nka papa we cyane ku rwego rwo hejuru. Akaba ari umwana wa Ivan Ssemwanga. Avuga yuko uyu mwana amwibutsa urwibutso
rw'umugabo we Ivan Semana. Yape, ukomeze ukore subscribe, like, comment, share kuri Mr. Girl TV Show kugira ngo ubashe kubona byinshi cyane. Njye wakugezagaho aya makuru cyangwa se bimwe mu byegeranyo kuri Mr. Girl TV Show, cyangwa se ukomeza kuba wabikugezaho. Ni njyewe nitwa Mr. Girl on the top. Ukomeze ukurikirane rero, ukora like, comment, share kugira ngo ibyo byose bibashe kuba byagenda neza. Amakuru menshi tuba tuyafite rero, amwe agiye atandukanye hano muri showbiz, ndetse amwe mu makuru ashobora kuba yagukorera umuti akagukorera umunsi, ibintu byose bikagenda neza cyane ku rwego rwo hejuru. Rero komeza ukore ibyo byose. Uwo bita Dollar Change akaba ari actor gusa, izina rye akunda gukina yitwa, akoresha bamwita Maggie Malia. Rero aho yagiye kuri Citizen TV show muri area mu gihugu cya Kenya, yaje kuba yagaragara. Ngo bavuga ko arimo actrice cyane, akaba ari mu photogenics, bakunda kwifotoza amafoto nako y'umunyabugeni cyane. Yaje kugaragara rero mu gihe yari yambaye ishusho ya Cheetah, abantu bakavuga ko uyu mukobwa ari umweliminati. Byinshi cyane bagiye bamuvugaho bigiye bitandukanye, gusa nyuma yaho yaje kubatungura ababwira ati ladies and gentlemen guys, uyu munsi rero yari birthday yanjye, niyo mpamvu nakoze ibi byose kugira ngo surprising, so mubone byose ku buzima bwanjye. Uwo bita rero wo muri kiriya gihugu cya Kenya, uwo bita Maggie Malia, akaba yaragaragaje ibyo byose yagiye yivugira. Yanditse ati I do it because I can because I want to, I want because you said I couldn't bath the Lord move shipwreck. Yaravuze ati ngomba kubikora kubera yuko ngomba kubikora, ati kubera yuko nari mbikeneye kubikora. N'ubundi nubwo utavuga ati sinabikora, gusa icyo nakubwira icyo ni birthday yanjye. Rero makiyaje ko yabigaragaza. None baje kumara ati kuki wambaye ibara rya Cheetah. Aravuga ati mu cyongereza aravuga why Cheetah is meant to work on your focus and speed, because not all the spend opportunity will be available for you. Yaranditse ati mu Kinyarwanda tugenekereje, aravuga ati Cheetah ni inyamaswa ingerageza kuba nakora, ndetse ikanyibutsa no kuba nakorana umuvuduko muri iki gihe, ndetse no kuba nagira opportunity, kandi igihe cyose nkaba mari ku bwawe. Rero ni amagambo y'uyu mukobwa Maggie yaje kuba yakwandika ku rubuga rwiwe, ndetse abantu bakomeza kugenda bamwifuriza happy birthday ku rwego rw'ejuru. Mubwira yuko n'ubundi nk'uko bisanzwe ukeneye kwamamaza kuri Mr. Girl TV Show, ugomba gukora ngaho ukatwandikira muri comment kuba twagufasha, cyangwa se ukeneye n'ubundi bufasha kuri Mr. Girl TV Show, waduhamagara kuri 0783966312, cyangwa se ukatwandikira kuri izo nimero tukabasha kugufasha neza 5 kwa 5. Mu gihe ikibazo cyari cyo cyose waba ufite, tubashe kuba twagikora neza ajyanye. Yape, Mr. Girl at the heart of content, be there to watch. Yape, Mr. Girl TV Show.